mbonye ku mwaka tuwusoza warabibonye. Ndashimye ndashaka gushimira ingabo z'u Rwanda. Urumva? Ndashaka gushimira ingabo z'u Rwanda cyane cyane binyuze muri division ya Special Force. Special Force Division igira brigade 3. Muri zo brigade 3 igira harimo brigade ya waterborne. Cyane. Waterborne ubwo ni brigade ya waterborne zikorera mu mazi. Ngo ntabwo cyitwa marine. Ntabwo cyitwa marine. Hari waterborne na airborne. Waterborne mu mazi, airborne mu kirere. Airborne ubwo so izo brigade zikabarizwa muri Special Force ariyo division. Airborne niyo bitaga ngo ni marine nyine. Ndavuga airborne ni yari Air Force. Yari Air Force. Air Force. Ngo ni Special Force ifite mu waterborne na airborne. Getting. Cyane. Getting. Rero je ngashimira nyine cyane cyane brigade ya waterborne. Hari ubwato nyira ngo sinzi mwarabonye ejo kuko narayibonye mwana ni tragedy iteye ubwoba narayibonye video umutima umvamo buryo waterborne yese yigaragaza ubwo wenda bamwe bahasize ubuzima ariko hari abo yarokoye cyane titaye ngo nabaturage bahehe ba Kongo bura bwato ngo bwavaga muri Kongo bunajya muri Kongo nanone ariko nka brigade ya waterborne bareberera izrambi z'u Rwanda n'amazi n'iki bayakontorora ntabwo bitaye ngo aba n'abanyarwanda cyangwa n'abakongomani cyangwa baratabaye abandi bakuri indabyo zabo ho AXEL baratabaye noneho uburyo ngira phobia y'amazi fete kureba amazi magari kubona abantu bari mu bwato burango bwato ngo batwara abantu batagera no kwijana ngo ariko bwarimo abantu barenga 500 Kongo nyine urabazi nyine bani kubona ubwato bwibira mu mazi nta kintu cyabuhagarika abantu barimo bazamura akaboko barimo barurira ngo bagiye hejuru kuri tip abandi hirya bafata ama video utasimbuka ngo gufasha umuntu gorero bashije umuntu urimo urabona ubwato bumanuka burimo atazi no koga uzi ko hari upfa mbere y'igihese kubera ubwoba cyane ubwo rero rwose bari abavandimwe nabo gushima nabo gushimirwa cyane gushimirwa avuze ngomba kubatera icyotezo muri iki gitondo cyane cyane Lieutenant Colonel Meriga kuba niwe uyobora waterborne iyi brigade ahubwo hejuru yabo ari ba cyongozi be barimo General Major Karusisi ndetse n'umwungiriza we Colonel Migabo yego Colonel Migabo cyane rwose abo bose rero nyine urumva yuko RDF biri mu kazi baya ni igikorwa cyiza cy'ubunyamwuga kandi cyiza cyane ariko harimo n'indangagaciro y'ubupfura burya buri ikiremwa muntu abari umuntu ikiremwa muntu ni ikintu kiba gikomeye gutabara rero gufasha abavandimwe gufasha abaturanyi ni ikintu cyiza ubwo ushimira abo bantu bakoza ku kazi ubwo reka nsuhuza abantu bari mu Bufaransa shaka kubihuza gato burya umunyamakuru hari icyo bita actuality mu Bufaransa uyu munsi nejo tariki 5 hari some ya francophonie kuvuga ngo umuryango niba nawita umuryango uhuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma bahuriye ku rurimi rw'igifaransa cyangwa se ibihugu byabo bikoresha ururimi rw'igifaransa ayibonye ku mukuru w'igihugu ariyo mwabonye ifoto ari kumwe na First Lady Jeannette Kagame mwamonye ari kumwe na Macron ndetse na Brigitte Macron hariya i Paris ni ibirori biza kubera cyangwa se n'inama iza kubera aho bita Villers-Cotterêts niho umujyi ni commune Villers-Cotterêts impamvu rero bibera Villers-Cotterêts buriya niho hantu kera mu kinyejana cya 16 habereye mu by'ukuri hafatiwe icyemezo cyo guca ikiratini nk'ururimi rw'ofisiyeri bagatangira gukoresha igifaransa buriya kera muri ibyo binyejana bindi buri kiratini cyo cyakoreshwaga nyine nk'ururimi rw'ofisiyeri niko bavuga noneho mu kinyejana cya 16 ubwo ngubwo mu 1539 umwami François wa mbere aravuga ati ibi ndabiciye ubu tugiye gutangira gukoresha igifaransa urumva rero n'umujyi ufitanye mu by'ukuri amateka akomeye cyane ururimi rw'igifaransa niyo nkomoko no gutangira gukoreshwa mu Bufaransa ndani ubwo rero niho iyo nama iza kubera ubwo rero abakuru b'ibihugu bariyo Kisekedi n'ab'imfura aze kuza gushimira umukuru w'igihugu ambwira ati abasore bawe bantabaye sono moroge asuhuza fandesi yahise amubwira ati
ambwira ati wakoze ku musada Ebana, ibintu kabisa. bisanzwe Ramforo uyihore. ni ibintu bisanzwe Lorenzo ni ibintu bisanzwe cyane cyane and CIC commander in chief ambwira ati umusada wawe abahungu bawe barwanira mu mazi ingabo zo mu mazi amakuru yangezeho nabibonye ayo makuru ajyanye nawe yepfo hari abanyamakuru bacu baraza kugenda banayabashaho Jean Damascene Imana ishimwe nabonye ariyo cyane ku mafurari fresheri birayi bari ngombwa like nyema nibaza umunsi uzagera nka France cyangwa nka za Frankfurt mu Budage bura nanjye zahita nerekamo amafurari n'ibikoti klima urumva batangiye gusatira hiver hiver iraza ukwezi iraza mu kwezi kwa 11 itangira mu kwa 11 mu bundi Jean Damascene Imana ishimwe batangiye gukonja ari amafurari mpamvu ari amamanto amakoti maremare uzambara kuzuba turi kuri dogere 30 babura kuzambara gute bari muri gatanu ntabwo nyizambara hari kera yes ni the trainer niyo mpamvu bamwe uza kubabona n'ibintu muri Kigali muri izi mpera z'umwaka baramanuka baba diaspora cyane baramanuka nibyo ba Bright bari kuvugana na Rafisto bano bantu baba babaye mu bukwe bavuga bati ubwo Bright ari kubwira Fisto ati nkufitiye ikiraka kuri 28 z'ukwa 12 Fisto ati barahafashe ikintu cyitwa mu diaspora mu kwa 12 abazaza mu bukwe Kigali zaba yahiye pe. Hanyuma ubwo Ruvuya nyemerera dusuza abantu batwumvira kuri platform zose twumvikanaho mu rubuga rw'imikino guhera kuri platform zisanzwe amaradiyo yose ya RBA kuva kuri Radio Rwanda batwumvira kuri FM kuri YouTube n'izindi platform zose Radio Rwanda yumvikanaho ukajya ku ma RC Radio Musanze y'Imusanze Radio Nyagatare y'Inyagatare ubwo n'uturere bihanye imbibi hakaza Radio Rubavu y'Urubavu n'uturere bihanye imbibi Radio Huye Radio Rusizi izo ni RC hakaza Radio Inteko nayo ushobora gukurikira urubuga rw'imikino uvuga ngo aya masaha izo radio zose mvuze twatwumvikanaho n'izindi radio zifitanye ubufatanye bwiza na RBA bivuge gutyo ubundi bazita community radios harimo Radio Shingiro ivugira ku 107.5 ni radio ivugira mu karere ka Gicumbi ifite moto ivuga ngo advocacy to action naho nahantu ushobora kumvira urubuga rw'imikino live hari radio Isangano nibyo ni Karongi Isangano ivugira ku 104.9 hakaza ndumva arizo oya hari na radio Izuba Ingoma ivugira kuri kwijana megahertz ijana izi ni platform zose ku isaha 3 zuzuye mu kadomo kujya ku isaha 5 bukurikira urubuga rw'imikino ubwo nk'abantu baba bafite gahunda yo kwamamaza nta kintu bumvamo buryo buri official iki nicyo kiganiro cyonyine kiba mu Rwanda mu buryo buhoraho cyumvikana mu gihugu hose babyita coverage area ingana 100%. Nuko cyane no kuvuga ngo aho yumvikana mu gihugu ni 100%. No mu nda y'isi y'igihugu cy'u Rwanda kumvuga rw'imikino n'ibintu byose. Turabasuje rero twumvira aho hose Lorenzo arondoye ndetse n'abatwumvira kuri YouTube abantu bacu bo kuri YouTube cyane turabasuje. Ni benshi abatwumvira kuri application zigiye zitandukanye TuneIn, Radio Garden n'izindi nyinshi ni benshi. cyane abatwumva ikiganiro cyarangiye ariko bakavuga batereka twumve babahungu twumva uburyo batugejeje amakuru y'imikino nabo ni benshi cyane kubera ko urumva kubera icyo bita décalage amasaha ntago abahuye ntago isi yose igira amasaha hamwe ubu ngubu hari abantu baryamye
hari abantu baryamye ubu ngubu yego urumva ariko baza kumva ikiganiro cyarangiye ariko bakavuga bati byanze bikunze ntabwo twagicika cyane tubasuhuza cyane rero basuhuza rero tubazaniye rero ubwo imikino nk'ibisanzwe turaganira ku ngingo zitandukanye zirimo UEFA Europa League yabaga mu ijoro ryakeye ndetse na Conference League yabaga mu ijoro ryakeye aho ngaho ni ku mugabane w'i Burayi. Ingingo ya kabiri y'urubuga rw'imikino iraza kuba ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ikomeje kwitegura AXEL imikino ibiri bazahuramo n'ikipe y'igihugu ya Benin.